nsezere ku isi umugezi witwa urupfu mwambutse niho nzagera mu ijuru nsanga uwampfiriye azanyakira n'ubuntu n'ineza nzamumenya nzamumenya nzaba mpagaze imbere ye nyuzwe nzamumenya nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye nzamumenya nzamumenya nzaba mpagaze imbere ye nyuzwe nzamumenya nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye nzanezerwa nimbona ubwiza bwo mu maso he kandi sinzasiba kumushimira urukundo n'imbabazi n'ubuntu byatumye nanjye mbonera ikibanza mu ijuru nzamumenya nzamumenya nzaba mpagaze imbere ye nyuzwe nzamumenya nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye nzamumenya nzamumenya nzaba mpagaze imbere ye nyuzwe nzamumenya nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye kuba nkuzi itararemwa dawe w'intungane isi ntiyakumenye ariko njye narakumenye n'aba kandi bamenye ko ari wowe wantumye nabamenyesha izina ryawe kandi nzakomeza kuribamenyesha kugira ngo urukundo wankunze rubabemo nanjye kandi mbabemo muvandimwe mu buzima bwa muntu kugira igihe cyo kuvuka ari mu muryango no mu kiliziya umuryango w'Imana hajya n'igihe cyo kuvuka mu ijuru umubyeyi wacu Florida yerekeje abenshi muri bamwe muzi kandi mwamukundaga cyatuzanye hano rero no muhankurikiraho kumuherekeza mu isengesho no kumuha icyubahiro kimusezeraho twese turamusabira kugira ngo n'icumuro yaba yaragize akiri hano ku isi agasani abimubabarire amuhe ingororano y'ubuzima buhoraho turabizi ko ku mukristo urupfu gatsemba byose urwo rwinjiza iwacu mu ijuru niyo mpamvu bene kuba twabuze umubyeyi wacu n'umuvandimwe wacu tudakwiye kwibagiza ko tuzamubona yahaye ingororano igihe cy'izuka ry'abapfuye dusabe nyagasani Mana yacu umwana wawe Florida washatse ko akwitaba ukamukura muri iyi si umujyana iwawe muhora ingoyi y'icyaha muri hirwe ridashira maze umurimo w'iteka rumurikire igihe cyo kuzuka azabona umwanya mu ikuzo ry'abatoni n'abatagatifu bwa Kristo umwami wacu amen. Ntabwo rero tugiye gukora uko babateganyije uko bageneye kumusezeraho hano hanyuma twaba kumusezeraho ubwo baririmba uko baririmbaga Mubone
winunge imbere nanjye nginyuma ndakwisabiye Mana nkubone kukumenya kukubonesha imitima yacu ndetse n'amaso yacu akubone turagusabye Mana tukubone mbese musengesho kuko igihe cyose twasangiye nawe kumeza batagatifu
dusangiye n'isengesho umuhereza kandi ukomeze kwihangana. Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe. Abakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Duteraniye muri iyi ngoro ntagatifu tuje gushimira Imana. Igitambo cy'Ukarisitiya bivuga gushimira Imana. Tuje gushimira Imana yo yadutekereje ikaduha ubuzima tukabaho. Tuje gushimira Imana yo yaduhaye umubyeyi Florida umuvandimwe, ikamuduha kugeza kuri uno munsi twongeye kumuherekeza mu kiliziya, niho tuvukira ndetse kiliziya ikaduherekeza kugeza muri kiliziya yo mu ijuru. Niyo mpamvu duteraniye hano twese rero kugira ngo duherekeze umubyeyi wacu Florida mu cyubahiro nk'umukirisitu kandi tumuture Imana kuri iyi altare ntagatifu. Natwe rero ni mucyo twicishe bugufi dusaba imbabazi z'ibyaha byacu kugira ngo duture igitambo cye dufite umutima usukuye. Nemera imbere Imana ishobora byose. Ibyo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze, no mu byo nirangije gutunganya. Nicyo cy'umunega Mariya Mutagatifu mukiri iteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe ngo musabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu maze tugeze mu bugingo bw'iteka. Dusabe. Nyagasani Imana yacu, wowe urangwa n'impuhwe kandi ugakunda kubabarira, turagutakambira twiyoroheje dusabira umuyoboke wawe Florida wategetse kuva muri iyi si ngo azi iwawe. Muhe kugera iwawe ari naho iwacu nyakuri, maze agire ihirwe mu byishimo bidashira. Kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo yandikiye Abanyaroma. Ibi twabyongeraho iki? Niba Imana turi kumwe ninde waturangara? Iyo itimanye ndetse n'umwana wayo, ahubwo ikamutangira twese
yagurite kandi kutugabira byose kumwe nawe. Ninde wagira icyo ashinja intore z'Imana? Imana iziha kuba intungane. Ninde uzacira urubanza ko Kristo Yesu yapfuye ndetse ko yazutse we uri buryo bw'Imana akaba atakambira? Ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ibyago se, agahinda se, ibitotezo se, inzara se, ubukene se, imitego se cyangwa inkota? Nk'uko byanditswe ngo ku mpamvu yawe baratwica umusubirizo, batugize intama z'imbagwa. Nyamara muri ibi byose tugatsinda akahava tubikesha abadukunze. Kuko rero simbishidikanya, ari urupfu, ari ubugingo, ari abamarayika, ari ibinyabubasha, ari iby'ubu, ari ibizaza, ari ibinyamaboko, ari n'iby'ejuru, ari iby'ikuzimu, ari n'ikindi kiremwa cyose, nta na kimwe kizashobora gutandukanya urukundo Imana idukunda muri Yesu Kristo umwami wacu. Iryo ijambo ry'Imana. Umuja wawe Nyagasani umuvanye ku isi, uramuhamagaye arakwitabye mu iruhuko ridashira, aha turabigusabye. Umuja wawe Nyagasani umuvanye ku isi, uramuhamagaye arakwitabye mu iruhuko ridashira, aha turabigusabye. Waririye kumva ya Lazaro kubw'urukundo amukundaga, natwe umubyeyi wacu adusigiye amarira. Umuja wawe Nyagasani umuvanye ku isi, uramuhamagaye arakwitabye mu iruhuko ridashira, aha turabigusabye. Umuja wawe Nyagasani umuvanye ku isi, uramuhamagaye arakwitabye mu iruhuko ridashira, turabigusabye. Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Kuwa mbere w'isabato Mariya Madalena azindukira kumva butaratandukana, asanga ibuye ryavuye kumva. Nuko yirukanka asanga Simoni Petero n'undi mwigishwa wa wundi Yesu yakundaga, aramubwira ati, Nyagasani bamukuye mu mva, none ntituzi aho bamushyize. Petero arabadukana wa mwigishwa bajya kumva, bombi bagenda birukanka, ariko wa mwigishwa arusha Petero amaguru amutanga kugera kumva. Nuko arunama abona imyenda irambitse, ariko ntiyinjira mu mva. Simoni Petero wari umukurikiye aba arahageze, yinjira mu mva, abona imyenda irarambitse n'igitambaro bari bapfukishije umutwe we
kitarambitse hamwe n'imyenda, ahubwo kizingiye ubwacyo ahandi hantu. Nubwo wa mwigishwa wari wageze mbere kumva nawe arinjira aritegereza maze aremera. Kugeza ubwo bari batarasobanukirwa n'ibyanditswe bitagatifu bivuga ko yagombaga kuzuka ava mu bapfuye, nuko abigishwa bisubirira imuhira. Iyo ni Evanjili ntagatifu. Kugeza ubwo bari batarasobanukirwa n'ibyanditswe bivuga ko yagombaga kuzuka ava mu bapfuye. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Duteraniye muri ingoro ntagatifu nk'uko twabivuze tuje gushimira Imana yaduhaye Florida nk'umubyeyi nk'umuvandimwe, kandi tukamuherekeza gikirisitu kuko yabatijwe muri Kristo. Uwo Kristo yabatirijwemo ni nawe asanze mu ijuru, nk'uko ijambo ry'Imana rimaze kubitubwira. Uwo Kristo wavutse akabaho, igihe cyarageze arapfa, ariko amaze gupfa arazuka. Uko niko kwemera kwacu. Twemera ko abakristo, abemera Kristo twese twabatijwe mu butatu butagatifu. Ntabwo tuzatura kuri iyi si nk'imisozi, ahubwo tugomba guca muri ubu buzima dusanga ubundi buzima bw'iteka, aho tuzabana n'uwaturemye ubuziraherezo. Yesu Kristo yaduciriye inzira. Yesu Kristo aragira ati, ni jye nzira, ukuri n'ubugingo. Urashaka kumenya inzira igera kwa Data? Nkurikira. Urashaka kumenya ukuri ku byerekeye Imana? Ukuri ni jyewe, ni Kristo. Urashaka ubugingo bw'iteka, ubuzima bw'iteka? Ni njyewe ubutanga. Kandi wa Yesu Kristo nk'uko twabyumvise mu rugo mu isomo Padiri mukuru yasomye, uwo nguwo niwe yagize ati, ndashaka ko abanjye aho nzaba ariho namwe muzaba. Ngiye kubategurira imyanya, kandi buri wese arafite icyicaro. Iyaba buri wese atari afite icyicaro mu ijuru imbere y'Imana aho ngiye, mba narabibabwiye tukiri kumwe. Uwo muntu agira dusigiye Kristo atubwira ati, ndagiye kubategurira, kandi aho ngiye, aho nzaba niho namwe muzaba ubuziraherezo. Umuvandimwe n'umubyeyi Florida, Imana yamukunze kuturusha. Iyo yamuhanze ikamurema, akabaho, akabyara, agashaka, akagira inshuti, nk'uko mutubona duteraniye aha ngaha. Iyo Mana yaramukunze kuturusha. Ntabwo rero twebwe twakumva ko umwanzuro w'Imana hari icyo twawuhindura, siko bimeze. Buri twese Imana idufitiye ibanga, buri wese. Niyo mpamvu iyo yafashe umwanzuro nta kindi uretse kubaha. Iki ni igihe rero cyo guca bugufi tukemera Imana, kandi tukemera ko Yesu Kristo wapfuye akazuka, natwe azazura n'umuvandimwe n'umubyeyi Florida. Turakomeza igitambo cya misa dutura. Oh,
Bandimwe nimusabe kugira ngo igitambo cyanjye ari nacyo cyanyu kinyura Imana Data ushobora byose. Nyagasani Mana yacu, tuguhereje amaturo twiyoroheje dusabira umuyoboke wawe Florida, kandi turiyambaza impuhwe zawe ngubwo atigeze ashidikanya ko umwana wawe ari umucunguzi wuje urugwiro, umuhe kubona ko ari n'umucamanza ugira imbabazi, we ubaho agategeka iteka ryose. ukaba n'isoko y'ubutungane bwose, none rero mubyeyi wacu turagusaba ngo usakaze roho wawe kuri aya maturo maze uyatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umwami wacu. Igihe yaragiye kuganizwa ubabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira arawumanyura, nuko awohereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira, nuko ayihereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi y'ibyaha, ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera. None rero Nyagasani, mu gihe twibuka urupfu n'izuka ry'umwana wawe, tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umuciro, tuwushimira ko watumye tuberwa no kuwushengerera, tukaguhereza aya maturo, kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya Kristo Roho Mutagatifu aduhuze twunga ubumwe. Nyagasani, wibuke kiliziya yawe yongeye ku isi yose, maze wiheho rya mbere mu rukundo, hamwe na papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Simaragidi n'abatowe mu Rwanda bose. Nyagasani, wibuke umuyoboke wawe Florida wamagaye kumukura kuri iyi si, maze ubwo yunze ubumwe n'umwana wawe mu rupfu rumeze nk'urwe, umuhe no kumwishushanya mu izuka rye. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufite impuhwe, maze ubakire mu rumuri ruguturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese utugire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka, hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, n'intumwa zawe ntagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze, kuko ibihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata kubwa Yesu Kristo umwana wawe. Yesu
wacu muri uwo mwanya ukurikiyeho ni igihe cyo kuvuga ubuzima bwe. ntabwo tuba turi benshi turagerageza kugira ngo twihute kuko ibi bihe ni ibihe by'imvura cyane kugira ngo rero tubatinda. hari umwanya w'umuryango wa Florida hakurikiyeho n'undi mwanya w'aho yashatse. umwanya w'aho avuka niwe ngiye gukomeza nka musaza we uyu nguyu yavutse mu 1961 yashakanye na se Kabenge Deogratias muri 37 z'ukwa karindwi 1988 babyaranye abana 5 umwe yitabye Imana hariho abana 4 abahungu 2 n'abakobwa 2 asize umwuzukuru umwe akaba atabarutse afite imyaka 59 yitabye Imana rero ku itariki 17 ukwezi kwa 11 2020. ubuhamya bwe rero nabaha mu magambo make. uyu Florida yavutse mureba turareranwa mu bihe byose twari tureranwa. icyambere ntabwo nuko yarangwaga n'ukuvuga make ntabwo akunda kuvuga menshi. iyo hari ikintu kimubabaje yaracecekaga yabikabije ahubwo ukabona arahise. mu bihe byose yabayemo nahamya ko nta muntu wigeze bavuga nabi. muri ibihe byose yarimo yubakanye na Deogratias kugeza kuri saha yitabye Imana nta wigeze mbona agirana ikibazo n'umugabo we ngo numve yakubwira ati mushiki wawe hari ikibazo iki n'iki. numve Florida akakubwira ati umugabo wanjye amere nabi. icyo ntabwo nigeze kumubona abona ariko agiye ku isaha ngo tukiri kumwe hano ntarigeze mbona ngo yahukanye ashobora ubuzima bwe rwose yaranzwe n'ineza ye. mbega se ntabwo akora kwibuka kuko n'umuntu warirawe ari muzi cyane. Imana rero n'uko tudashira
mu by'ukuri uko twabikekaga uko ari buze ameze siko twabibona gusa byarantunguye mu gihe kingana kuriya nyuma itariki nka ziriya akaba ari kanshiye nanjye kongera kumurwaza nanone cyane arembye ariko ikintu nshima Imana nanone yanyigatseho isomo namukuyeho nk'umubyeyi wanjye numva ntazibagirwa kuva arembye kugeza avuye mu mwuga ntigeze yigagaza ntigeze ubona ko arembye ntiyigeze akwereka yuko hari nta na hamwe ababara naho yavugaga ubona atabishaka kubera ko bamututiriye kumazi nabo barahira gusa Imana itwaye intwari ariko nta kundi ikintu nanone mwibukiraho no kunera umukristo isaha ya 9 muri wa rugo ntabwo nzayibagirwa kwa muganga twabaga turi afite ishapure mu ntoki avuga isengesho isaha ya 9 yagera akabyuka akeguka waba utanahari akaguhamagara kuri telefone ukaza ukamwegura akavuga isengesho yanjye tubuze umukristo tubuze ingenzi ikindi nshima Imana ni uko yahaye imfura yo kumurwaza ni ukuri reka mubwire ndashima Imana cyane ntabwo narira kubera ko Imana imbabarire ko n'amarira narize ko nabyo namukristo n'urukomeye nk'umukristo ahantu hose numvaga ngiye gucika intege natekerezaga isaha agenda no kumenya ababaraga ndavuze ngo Imana ni imbaraga byadana Imana igumugisha warwaje mama wawe twese abatubaye hafi muri ibi bihe byari bikomeye mwarakoze ni ukuri mwarakoze navuga ngo mwarakoze cyane impande zose gusa nanone ndagukomeza nkomeza umusaza nkomeza barumuna banjye basaza banjye inshuti zose ndabakomeza ndashima none abantu baturutse hirya no hino baje kudutabara mwakoze ndumva nta kindi kintu nakongeraho gusa mama Imana igumugisha warakoze nubwo nkubuze numva aricyo gihe nari ngukeneye Imana izashongesha imbaraga Kristo Yesu akuzwe. Mama uyu tugiye gutuma duherekeza mu by'ukuri azize indwara ya kanseri yo mu kanwa. Ni ukuvuga ngo byatangiye ari agasebe kajeho yirumye, yabimaranye nk'amezi nk'atanu bakavuza muzi ko duhera muri centre de santé tugakomeza tukajya ku bitaro bikuru ukazashaka transferi kugeza uyibonye ukageza CHK na hehe. Yatangiye yivuza bakavuza bikanga akakibana ntacyo kimutwaye. Iyo kanseri rero yaje yaragiye arifuza nyuma ageze Rukoma bama transferi ya CHK iza kugongana n'igihe twari turi mu rugo kubera kino cyorezo cya corona kigikomeje. Bamaze kuturekura yasuye Rukoma bamuha n'ubundi transferi akomeza ajya CHK
CHK agezeyo umudogiteri w'umuhinde wari uhari nta kindi yahise avuga, aravuze ati iyi ni kanseri ariko yabagwa igakira. Ariko sinabyemeza tudakoze ikizamini baragifata baragikora, byatwaye nk'ukwezi yahise yigarukira mu rugo. Nyuma yaho nibwo yasubiyeyo umudogiteri ahita abona yuko nyine yari kanseri, ahita avuga ati rero ntabwo twatinda, ndahita nkubaga undi munsi ukurikiyeho. Ubwo yagiye kwivuza bwa mbere ku itariki 28 z'ukwa gatanu, kuri 30 z'ukwa gatandatu nibwo yasubiye abona ko ari kanseri, ahita yivuza batubwira ngo tumume mu bitaro. Ubwo ngubwo ku ya mbere z'ukwa karindwi hari ikintu kintunguye rwose, umunsi yakoreweho mariage nawo umunsi bwarakeye arabagwa nyine kuri anniversaire ya mariage. Ku iseta yimazeho amasaha 8 ariko ayivaho amahoro rwose, ubona ari umuntu ukomeye. Tumara mu bitaro n'icyumweru arataha ameze neza. Aratubwira rero bati ni ngombwa ko azakomereza i Kanombe kugira ngo bamukorere ubyo bita gushiririza. Yaratashye agaruka inanga, abantu bamwishimiye baza kumusura, babonye umwanya wo kumwerekeza n'icyo nshimwe, babanye nawe baramusura bihagije. Hanyuma ku itariki 21 z'ukwa 9 nibwo yasubiye, yaje mu bwoko nyimbarizwa Gikondo, niho yabaye turabana, atangira ibyo bamubwiraga kumukorera. Ku itariki ya 9 z'ukwa 10 nibwo yatangiye kujya aribwa mu kanwa, ariko bari baramubwiye ko ibyo bintu bizabaho, tukabyengana tukavuga tuti ubwo batubwiye ko ari ibigomba kubaho uko biri kose azakira. Ariko nawe akarwana na courage rwose. Ubwo ku itariki ya 8 z'ukwa 11 nibwo yabonye mirandevu yo gusubirayo, asigaye afite ikibazo cyo kuribwa mu nda cyatumaga atarya. Naho barabyibwiraga ko ari marembera. Ndibuka umunsi umwe twajyanye misa aherukamwe yari se Michel, tuvuye no munsi yatangiye kumererwa nabi, ariko arakomeza arihangana. Noneho 14 z'ukwa 11 nibwo yarembye, ari nijoro saa 5 saa 6 za nijoro bitamujyana i Kanombe, aragenda abariyo. Ariko mu by'ukuri aho yabamukoreraga gushiririza hari randevu bari banamuhaye bati uzagaruke ku itariki 17 z'ukwa 11 dogiteri zarebe ikibazo ufite. Ubundi muri Kongo muze cyabaye 11 z'ukwa 11 nibwo yitahiye, ariko ntiyari kubona na dogiteri n'ubundi wo kuri kanseri kuko yari ari bari mu bitaro bya Kanombe barimo kuvura ikibazo kindi yaba afitemo, bagira ngo ariko hari ikindi kibazo afiteho. Ariko uko biri kose bari bamaze kubona ko afite n'ikibazo gikomeye. Ndashimira n'umuganga wambaye hafi, uko biri kose arimo hano cyangwa ari no hanze, Dr. Gerard, uko twariganye, nagize amahirwe ndamusanga, ntacyo atakoze ntacyo batakoze. 17 rero nibwo yarembyeho nyine, ariko ikintu cyantunguye hari igihe twari turi mu rugo atangiye kunanirwa kuri impuhwe z'Imana, yansabye kujya nyimuvugira. Nari narashyizemo sinzi uko nabivuga, kwa kuntu uregera telefone yawe ikazajya isora. Yatangiye kuremba, telefone irasora, ndebye nsanga ni saa 9. Nshimishijwe n'uko n'ubundi saa 9 twari turimo guhazwa nabura muri rwa rugendo rwe, nacyo kintu ansigiye. Ikindi Yosefu uriya musaza we yavuze cyo kwihangana, nacyo yarakituraze. Kwihangana ati kubaho no kwihangana no mu rukundo, iyi si nibwo wayibasha, nta kindi. Hanyuma ugasenga, yakundaga Imana, yakundaga gusenga. Yesu nyirimpuhwe yiyambaje igihe cyose, kugeza n'ubwo yananiwe namushyiragamo kuri televiziyo isaha 9 igeze akareba uko bavuga ishapure nabura akigendera. Naramukurikiranye kuva saa 9 mpaka saa 10 n'igice, kuko navugishe papa ko yari yaraye havuye kumusura yagarutse n'ahangaha, tugenda tuvugana nuko papa yageze Kigali asanga arangiye. Ariko kuva saa 9 mpaka saa 10:35 nta kurwanya, yagiye agenda bukeya, ku buryo no kugira ngo umenye ngo umuntu yasoje ntabwo kumenya, keretse abaganga kubona yuko atakibasha. Nanjye ibipimo byerekana yuko yaragiye, nta kurwana, yitaye neza, mwishimye.
mu by'ukuri abantu bakoze ibyo bashoboye, abaganga, abaturanyi, inshuti, abavandimwe bakoze ibyo bashoboye. Imana nayo yakoze gushaka kwayo, yari yaramuduhaye, yamwisubije. Nta kindi twakora, ni nk'uko nitwa n'ubundi nidushima Imana, nta kindi. Ikindi ndashimira ababasha kutuba hafi, mu burwayi bwese cyangwa n'uyu munsi abatubaye hafi. Nshimira cyane padiri mukuru wa paruwasi, ndakeka iyi santarari yari ifunze ariko yabashije kwadufungurira. Twatinze Kigali kubera ibyo umuntu agomba gusozayo byose, ariko mwadutegereje. Uko kwihangana kwe urumva ko namwe mugufite. Ndashimira abapadiri b'abapanotiri twariganye, bantabaye, ababikira baraje. Nshimira cyane aho nkora muri Rwanda Airport Company, ababikira mwabarebaga n'abapadiri. Reka nayo kuvuga menshi kavuga siko kwiyamara, ariko mama yitahiye neza rwose, mwabare mukomeje, yitahiye neza nta kibazo. Murakoze, reka amakanya papa dusoza berekeza kumushyingura. Kwizeza kumwe nk'uko bibabwiye mukari mafurida twashakanye turasezerana imbere y'Imana. Yari umukirisitu n'ubuhamya n'ababwira, yakundaga gusenga cyane kandi si guhera ubu ngubu bwonyine kuva twashakana. Hari igihe buri muntu ubona umukirisitu akabona n'abatijwe gusa, bose umukirisitu gusa. Yarasengaga akaza mu misa. Ngewe ku bwanjye ngacika intege, muzi by'abantu bakiri batoya bakajya gusenga bakasenga mu rugo, ariko hakurya aramukurikirana ko gusiga uryamye cyangwa wicaye ku muhanda akagusanga mu mariki. Yaragaruye igaruka mu nzira y'Imana, nkaza gusenga. Ubwo rero yitabye Imana, mwabyumvise, twarabanye tuba tumaze imyaka 32. Santere y'Ubugabizi irahagarariye abarayiki mu rwego rwa santarari, ndetse rwakunda kwishapure cyane. Ababikira Mariya umuryango wa Regio, yari muri Regio, twara Regio tugasenga tugakorwa misa. Hari bijyanye nabo niyo byakaze tumara 32 ntabwo bizakana. Hari abaturanye n'iki nabo bagenuru bacumuzo bakusanga abantu bateranye nabi shitani igihugu agiye kuzana abakosa umuntu agaceceka akaganiraho. Niko twakoraga abaturage barabizi neza batwariye abantu, tugakunda kumuzindi wacu ndetse no baturanye n'abamuhemukiraga babaye nk'akantu gute yagera bakaganira bakakemura akabazo kabo nta kintu kujya gusoza intacyo. Muri rero mbabwira muri byinshi bakira bake. Ndashima n'abantu b'abanyarwanda bakunze kumuha hafi cyane, bamusura bamugeraho, n'abaturanyi bazi mu rugo bari kumusura, abakirisitu b'umuryango wa Regio, abandi baturanyi bose, inshuti n'abavandimwe baraje bishimye cyane. Sinibuka ajya kugenda ngena batuzi ingenzi aza vuba, sinjuru zaba naje kuyageza kuko ubona arorohewe, agatega imodoka akajya kwivuza nta muntu cy'umujyana, akabera gusubira nyuma atangira ahananirwa kandi n'ugaratunga mu gukira indurwa. Ndashimira rero n'abantu badutabaye bose bihanganye mu nyuma, turacyakomezanya amasaha aracyariho. Ndashimira abantu banaduzene n'abandi bamuhaye hafi cyane, baza kumusura bakamujya amasengesho, ndetse ananiwe bamuha igisengesho bamuhanuka riseti barabireba. Kanajya kumusura ku cyumweru nanze guca abana intege ngine nayibonye natagomba kuvaho tubabizi ko byari byarateye ko kanajya gacika intege baribisha gutya n'ubwo yaruhutse neza, niko yari ameze, yaratuje neza bakorera Imana
Teresa umukarindo w'ibukira Mariya bakoresha kure n'umunyasagezo yamwakiriye amagambo y'ijambo y'Imana yishima Imana akadufasha twese murakoze yacu mu isakramento ry'Ukarisitiya umwana wawe yadusigiye impamba muri uru rugendo turimo ugirire iryo funguro maze umuvandimwe wacu Florida umuhe gusangira na Kristo mu bugingo bw'iteka ku bwa Kristo nyine umwami wacu. bavandimwe twingingane ukwemera Imana yacu ibyaremwe byose ariyo bibereyeho. Tugiye gushyingura umubiri wawe ugenewe gupfa umubyeyi wacu umuvandimwe wacu Florida. Usaba Imana izamuzura afite imbaraga imushyire mu mubare w'abatowe. Imana imugirire mu gihe cy'urubanza kugira ngo namara gukira urupfu akire n'umwenda we wose maze asenderezwe ibyishimo bidashira. Dawe nyir'ubutagatifu turagushimira kubera rero n'abapfuye bashatse kwinya kwigendera Florida abari baturi dukoranira hano uyu munsi. Turibuka ko umwana wa Yesu Kristo umufiri wo ku musaraba yababaye cyane kandi kubera ko ubuzima bwe burushaho gufite imbaraga yemeza ko tuzabaho. Niyo mpamvu hamwe n'abatubanjirije bakaba bafite ubuzima muri wowe hamwe n'abatagatifu n'abamarayika bose twese turagusaba tuje ubuvandimwe tugira tuti Dawe ijuru izina ryawe kandi twemera yuko twese tuzazuka. Ngo kwemera mpaye muramugisha izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Icyubahiro duhaye Florida umuvandimwe wacu umubyeyi wacu kigaragazwa n'amazi yateye umubiri we maze amasengesho tuvuga tumusabira yakirwe n'Imana. Florida abamarayika bakujyane mu ijuru, nugerayo abawe Imana bakwakire maze bakugeze mu murwa mutagatifu wa Yerusalemu. Abamarayika nibakwakire maze ubone ihirwe ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene. Tugiye rero gukomeza duherekeza umubyeyi wacu kandi tubikoreye isengesho. No.
nzira mu rwuri rwiza ntabwo nikanga ibirura biraza kabihinda ivuyoye kandi muhora mu biganza ngenura nzataha Yeruzalemu nshya aho mama ntegereje mana yanjye ndaje mana yanjye iyo nibutse ko wivugiye uti jyewe ndi umushumba ukuragiye nzohereza roho wanjye akumvishe ibyo navuza ku marugo umbere umuhamya ndishima amanogerwa kuko nzataha Yeruzalemu nshya aho mama ntegereje iyo navunitse atabara n'ubungwa akankiza iyo nakomeretse aranyomora Sani Yezu Kristo kugira umaze gatatu mu mva watagatifuje imva z'abakwemera niyo mpamvu imva y'umuntu ihora itwibutsa ko tuzazuka gira ubuntu bwawe umuyoboke wawe kuruka amahoro umugisha imva igiye kubika umubiri we kugeza igihe azazukira mu rumuri rw'iteka uzaduha kuzuka no kubaho iteka izina ry'Imana Data na Mwana n'Roho Mutagatifu. Bavandimwe, Yezu yaravuze ati nigezuka n'ubugingo unyemera naho yaba yarapfuye azabaho. Byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa. Umukiro turagize Imana y'umuvandimwe wacu watuvuyemo. Nyagasani twumve akira amasengesho yacu. Uhagije umuvandimwe wacu amazi y'abatisimu mugira ikimenyetso cy'umusaraba musiga amavuta y'abatisimu mwakire mu bawe turabigusabye. Nyagasani twumve akira amasengesho yacu. Nyagasani Mana agira impuhwe zawe ugire umuja wawe imbabazi ugire ko yahoze yifuza kubera umuyoboke udahemuka maze ntumuhanire ibicumuro bye. Kwemera kwe kwamuhuje n'umuryango w'abemera ubuntu bwawe nimuhuze n'inteko z'abamarayika n'abatagatifu bose kubwa Kristo umwami wacu. Tugiye rero kumugisha gutera amazi kuri umurambo bamaze kubarutsa hanyuma ubwo nabo mu muryango nabo baza kumusezeraho bashyiraho igitabo cyangwa se mu rugendo ntabwo ni jyenyine nasiga nzataha Yeruzalemu nshya aho mama ntegereje
aduha urukundo rutuma twegamirana buri gihe. Imana ishobora byose yashatse kwihamagariye umuvandimwe wacu, tugiye kubika umubiri umwe mu gitaka kugira ngo usubire aho waturutse, kandi kubera ko Kristo ari uwa mbere mu bapfuye akaba nawe uzaha umubiri wacu gusa n'uwo wazutse, dutakambire umuvandimwe wacu kuri Nyagasani kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka mushyire mu batagatifu mu bwami bwe. Nyagasani muri hirwe ridashira maze umwiyeke iteka aruhukire mu mahoro. Nyagasani mu ihirwe ridashira, Nyagasani mu ihirwe ridashira. Rero tugiye gukomeza umuhango wo gushyingura n'abiyama bakomeza kudufasha. Yavutse mu 1961 yubakana se Kabenge ku itariki 13/7/1988 dukuru umwe, akaba yitabye Imana afite imyaka 40. Umuhagarariye umuryango kwa tubashimiye kuba mwigomwe mukaza kudufasha iki gikorwa. Ntabwo twagomba kukifasha twenyine, Imana ibafashe, Imana ibafashe. Nk'ibi ntabwo umuntu agomba kubibamo wenyine, iyo utabonye abantu bari mu bitugu mbega nta hantu wabura. Kandi ubu biratwereka ko Floride uyu nguyu kuri iyi si yari ariho atabayeho nabi, atayibayeho nabi. Yaza kuyibaho nabi ntabwo hari abantu bangana gutya. Turabashimiye rero, murakoze. Hanyuma ari umunsi wo gusoza ikiriyo tuzabibamenyesha nyuma. Murakoze cyane, mugira amahoro y'Imana. Ndakuramutsa Mariya, ndakuramutsa Mariya, ubaha Imana Data, Nyagasani Yezu n'abane na hamwe, ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mujyana amahoro ya Kristu.